Abanyarwanda nibo baganiriye bati iyi Imana igutereje iragutegera. Gusa nanone ni nabo bavuze bati bitinze birapfa, cyangwa se ntinde bankumbure yasanze bamurambiwe. Uyu munsi ntabwo ngiye kwibanda ku magambo y'Ikinyarwanda cyangwa se imigani y'imigenurano kuko sinize menshi kubasumba, kandi sinanjye munyarwanda uzi cyinshi gusumba abandi. Ahubwo muri aka kanya tugiye kuganira kuri Bruce Melodie, Diamond Platnumz, rujijo ndetse n'indirimbo bakoranye. Ni indirimbo yitwa Pom Pom. Bruce Melodie yagize icyo atangaza ubwo mu kiganiro Sunday Choice Live gica kuri The Choice, kandi nibwo hishimirwaga ko iyi channel ya The Choice yari igarutse. Gusa nubwo bimeze bityo, abafana ba Bruce Melodie baracyatangaza impungenge bafite kuri iyi ndirimbo yuko ishobora kuzaba nk'iyo yakoranye na Sean Paul igahera iyo. Gusa turi buze ku musozo no kureba icyo Bruce Melodie yasubije ubwo yabajijwe icyo yaba ari guhomba mu gihe iyi ndirimbo ya Diamond nawe yaba itari gusohoka. Ibyo byose nibyo tugiye dutangaza, ndetse n'andi marenga Bruce Melodie yaciye yuko indirimbo Wenda basanze ko Diamond batigeze bayikorana babyakira bate. Ibyo byose bikubiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kiri guca kuri NB izo inkuru zacu kuri kwayo muri aka kanya. Wowe ucyumva ndagusaba gukomeza kuntega amatwi kuko harimo amakuru utari buze gucikwa. Ukande subscribe tujye tubana buri munsi, like, hanyuma ujye muri comment utuganirize. Isi indirimbo izaba nk'iya yakoranye na Sean Paul, cyangwa se ni ukugira ngo indirimbo ikomeze igume mu matwi y'abantu bayumva bakomeza kuyitinza kugira abantu bayitegeranyiriza amashiko menshi. Ibyo byose ndabitegereje, mbaye ikaze, njye nitwa Sana. Bruce Melodie ari mu kiganiro yavuze ko indirimbo ye na Joel Brown ndetse na Diamond Platnumz izajya hanze, gusa abazwa niba ari imbere y'uko uyu mwaka urangira. Nawe avuga ko ari umushinga munini bisaba ubwitonzi. Bruce Melodie yagize ati izaza vuba, ni umushinga munini uri kumfata ingufu, ntabwo byoroshye kuba nahuriza abahanzi batatu mu ndirimbo ngize vuba. Abajijwe niba yazasohoka mbere y'uyu mwaka, Bruce Melodie yagize ati indirimbo yo izasohoka, naho gushyiraho igihe ntabwo byoroshye kubera ko indirimbo irimo abantu benshi kandi bakomeye. Iyi ndirimbo Pom Pom yamaze gufatirwa amajwi n'amashusho, aho igice kimwe cyafatiwe muri Tanzania, ikindi gice kigafatirwa mu Rwanda, ndetse byari byitezwe ko yajya hanze mu mpeshyi y'uyu mwaka, ariko irinze yarenga nta bimenyetso by'uko iyi ndirimbo izajya hanze. Gukomeza gutinda kw'iyi ndirimbo rero nibyo byakomeje kugenda bishyira abakunzi ba Bruce Melodie mu rujijo, ndetse bakagira n'impungenge. Izo mpungenge ziterwa n'iki cyangwa se zituruka muri iki? Mbasubize inyuma ho gatoya mwumve. Mu mpera za Gicurasi 2025 nibwo producer Sasha Vibes wo muri Uganda ari nawe watunganyije amashusho yayo, aganira n'ikinyamakuru Big Guy, yemeje ko indirimbo yarangiye, ndetse icyo gihe yatangaje ko izajya hanze mu byumweru 2 biri imbere. Icyo gihe nibwo hahishuye ko amashusho yayo yafashwe iminsi 2 gusa, ndetse ikaba izagaragaramo ababyinnyi barenga 40, imodoka 6 zigezweho n'ibindi bitandukanye. Iyi ni inkuru yakiranywe urugwiro n'abakunzi ba Bruce Melodie, dore ko mu minsi mike Bruce Melodie nawe yahise ashyira hanze integuza yayo, bituma icyizere cy'abafana cyiyongera, ndetse benshi bashimangira ko ariyo ndirimbo igiye guca ibintu bigacya bigacika muri iyi mpeshyi. Icyakora ibyo batekerezaga siko byaje kugenda, kuko muri icyo gihe abantu batunguwe no kubona Diamond Platnumz ashyize hanze indirimbo ye nshya, atangira gukora ibitaramo mu Burayi no muri Amerika, bituma benshi bibaza amaherezo y'iyo yakoranye na Bruce Melodie.
bya byumweru bibiri byaje gushyira, amezi arashyira nta kanunu k'iyo ndirimbo. Kuri ubu abantu bongeye kwibaza byinshi nyuma yo kubona Diamond Platnumz noneho ari kwamamaza iyo yakoranye na Ciara, ndetse bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga batangiye gukeka ko bishobora kurangira iyi ndirimbo bakoranye iburijwemo. Bamwe bati ishobora kuba nk'iyo yakoranye na Sean Paul. Muri Mutarama cyangwa se mu kwa mbere uyu mwaka kandi nibwo byavuzwe ko Bruce Melodie ari gukorana indirimbo na Sean Paul, nayo yagombaga kujya hanze mu gihe cya vuba. Gusa Bruce Melodie aherutse kwemeza ko iyo ndirimbo bayikoranye koko, ariko kongera gufatisha Sean Paul bikaza kuba ikibazo gikomeye cyane, bituma Bruce Melodie azinuka iyo ndirimbo arayihorera, ndetse ubwe yitangarije ko iyo ndirimbo atazongera no kuyivugaho no kuyitekerezaho cyangwa kongera kuyikoraho. Gusa Bruce Melodie we atangaje ko adashobora gukora ikosa ryo gusohora indirimbo atabyemeranyijeho n'abo bayikoranye. Akavuga ko ashobora kuyisohora ntibabyishimire, bakaba bafata n'umwanzuro wo kuyisibisha. Ahamya ko ibyiza ari uko yazategereza bakayishyira hanze mu gihe bose babyumvikanyeho, niyo yaba mu mwaka utaha. Gusa mu minsi ishize nibwo umunyamakuru Adesope Olajide wo muri Nigeria yaje mu Rwanda, aho yari yaje mu biganiro na 155 AM byo kunoza uburyo azabafasha kwamamaza iyi ndirimbo mu rwego mpuzamahanga. Dore ko iyi ndirimbo Pom Pom yatangiye gukorwa muri Mata 2025, ikorerwa muri Tanzania, ikaba yarakozwe mu buryo bw'amajwi na City Beat. Amashusho akorwa na Sasha Vibes ndetse na Faizo wo mu Rwanda. Si ubwa mbere Diamond Platnumz azaba akoranye n'umunyarwanda, kuko afitanye indirimbo n'abarimo The Ben bakoranye Wayi na Mico The Best bakoranye Sinakwibagiwe. Gusa Bruce Melodie abajijwe icyo yaba ahomba mu gihe indirimbo ye na Diamond Platnumz itasohoka, Bruce Melodie yatangaje amagambo yatunguye abantu benshi, ari nayo ngira ngo yaduteranyirije hamwe uyu munsi. Bruce Melodie yagize icyo asubiza aca ku ruhande agira ati, ubundi se musanze atari nawe twakoranye. Ni amagambo yashize abakunzi ba Melodie mu rujijo, baravuga bati se ibi bintu byose twaba turimo twitapagura muri iyi minsi indirimbo itarasohotse cyangwa indirimbo atarayikoranye na Diamond? Ibyo byose nibikomeza kugenda biteza urujijo mu bafana ba Bruce Melodie. Iyi ndirimbo Pom Pom niramuka isohotse Diamond Platnumz irimo ndetse na Joel Brown, ni indirimbo izaba ari igikoko pe, ni indirimbo izaba iremereye kuko ni umushinga wahuriwemo n'abantu bakomeye cyane. Umuhanzi wacu Bruce Melodie, Diamond guturuka muri Tanzania, ndetse na Brown Joel mu producer akaba n'umuhanzi ukomeye cyane. Ibyo byose ni ibituma abakunzi ba Bruce Melodie bakomeza kugira impungenge kwitinda ry'indirimbo bishobora kuzadindiza imishinga yindi ya Bruce Melodie. Bruce Melodie we akomeza avuga ko indirimbo ye na Diamond Platnumz izajya hanze, ariko atakwemeza igihe izagira hanze, kuko indirimbo yatangiye gukorwaho ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka. Ese mwebwe mubona iyi ndirimbo ya Bruce Melodie izasohoka, cyangwa se aya magambo Bruce Melodie yatangaje agira ati ese musanze atari twakoranye? Ibyo byose ndabitegereje muri comment na like, ubundi dukomeze twibanire mu zindi nkuru. Ciao ciao, hasta la vista.